Aramuramushya atigira abana, undi ati nawe uzaba papa we, nimukoma amashyi. Hanyuma kandi
okay. ndagira ngo twongere dukumira amashi menshi Mavenge Sudi. Mubyeyi Nsanzimana yarasabye ngo ese tumwongere indi cyangwa ubanze uganire n'inshuti yawe hanyuma aze kugaruka, ariko kandi araza kugaruka. Buki ngutuye muri iki kibindi, ndagira ngo nkubwire ko ari ubuki bwo kugusaba umugeni. Gahore kandi mbugutuye muri iki kibindi cy'isabiro kugira ngo iki kibindi kizagume hano mu muryango wawe. Nanjye ubwo nzagengera hano uzajye wibuka ko naje kugusaba nkagutura ubuki. Ndagusaba umugeni
umugeni winjira urugo rwinjiramo inka rugasohoka umugeni, kandi ndagusaba umugeni uwo wampereye irembo. Dusenga Imana tuyisaba ngo izabane natwe, twishingikiriza ku byanditswe byera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 4. Havuga amakuru y'umusaza witwa Aburahamu ageze mu zabukuru, yabonye ko umwana w'Isaka azagira urugo akagira umuhana, abwira umugaragu we Eliyezeri, aramubwira ati uzagenda usabira umugeni muri bene wacu mu gihugu cy'iwacu, kuko ari wo mugeni twifuza. Turebye rero mu mihana yose mu gihugu cyacu dusanga nta handi twasaba umugeni usibye mu muryango wa Maniragaba Emmanuel uhagarariwe nawe Nsanzimana. Dusanga kandi tutashingira mu isezerano rya kera gusa, dusoma no mu isezerano rishya mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, haranditse ngo dusabe tuzahabwa, dukomange ku rugi tuzakingurirwa. Aha rero niho twakomanze, niho twakinguriwe umuryango, niho badukunze, niho twagiriye umugisha. Vestine Murebwayire ngusaba ndamusabira umusore wacu Timamu Yohani Batista, nkuko natangiye mbivuga. Timamu Jean Batista sabira umugeni. Yabaho uretse no kureba uwo mukobwa ngo akore no ku nkanda ye, ntabe no kumureba ngo amurebe no mu ntege. N'imanzi burundu, natwe ntabasumbakaze bimwe bya burundu rwose. Kandi ngo yaforera umuheta agahuza impembe zombi wandahiye, ubundi yatamika itati kagenda ngo ni nk'amata muheto, no kuri kose ngo yahagarara ku nkiko. Ariko mana umubonye numubona umunsi wamubonye, reka nsaba umuryango niba ibyo uvuze ari byo babyemeze. Ntago wikosha, igihe cyaba ari iki uriteguye tugukoshe? Nditeguye n'umuryango wa Hamisi turiteguye. Ngira ngo rero mu muryango mugari wa Maniragaba mubyeyi yaremeza ko ari abatunzi bafite amashyo, ariko kandi ntago inkwano ari ikiguzi, ahubwo ni ikimba neza, ni ikimenyetso kigaragaza ubufatanye, ni ikimenyetso gisigara iwabo w'umukobwa kikabibutsa ko bareze neza, kandi umukobwa avuye heza ajya heza kurushaho. Ndagira ngo rero mugende muturebere mu mashyo mutunze, muturebere inyana 2 z'ibihogo bitose ariko kandi ziteze imfizi mu mahembe, muturebere n'izindi 2 zitetse umwumano, maze mudukwera izo ngizo ziratunyura. Yego. Amashimenshi gakonika abakobwa twirimbanye n'amavenge. Sasa biginuka kakuyuga mureme yo mubasha umubwiye umunezero wari mwinshi muri Edeni, yari bihebuje cyane, ariko umugomeza kandi yaje arabahemukira. Umunezero n'umutekano bari bafite byose biginuka
amara kurushinga itaba umugisha abakaza rusenya bagahaguruka bakazabona ko murego ntimubwiranye kandi uwiteka yabahuje abizi ko ari ngombwa kubona amatungo bikakubabeye naho umugore mwiza akaba kumana amara kurushinga ikaba umugisha abakaza rusenya bagahaguruka bakazabona ko murego ntimubwiranye ari uwiteka yabahuje abizi ko ari ngombwa bakivanga mu rukundo rutabareba bakazi iyo biba n'iyo bijya kwibagirwa ko ikimana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko n'ibicaga cyane mu bihorere imana yabikoze ibizi isoko basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa bakivanga mu rukundo rutabareba bakazi iyo biba n'iyo bijya kwibagirwa ko ikimana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko n'ibicaga cyane mu bihorere imana yabikoze ibizi isoko basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa abubakiwe n'uwiteka nimukomere biri kumwe n'umurwayi nabyo tubaye twe tumeze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa na rimwe amagambo yo gusenga nimuyiyambe iyo usenyurwa wabaterankunga abenshi ibyo uwiteka yatuvuzeho byose icyo kibasha kutukiza Mungu wetu anatupenda sana tumufite ntabyo tuzaba amashari niyabura tukiri ku isi y'abazima amakuba ndaza tumenyeye gusenga irinde kwitana bamwana amahoro ari muri mwe igihe cyose twese akayaharanira ibyo uwiteka yatuvuzeho byose icyo kibasha kutukiza Mungu wetu anatupenda sana tumufite ntabyo tuzaba amashari niyabura tukiri ku isi y'abazima amakuba ndaza tumenyeye gusenga irinde kwitana bamwana amahoro ari muri mwe igihe cyose twese akayaharanira ni wabibatumye nshimye Imana ko mbonye n'ijambo muri ubu bukwe si byose ntabwo abantu bose bari butahe bavuze njya kandi urumva kuyeho mbonye umwana nejejwe no kuba muri ubu bukwe nicyo nari ndimo mvuga ntabwo nenda kubatindira nari ndimo mvuga ko Timamu ari inshuti yanjye ya kera tumaranye imyaka myinshi kuko Timamu yananze kuririmba nkajya njya no kumufana urumva ko turi abakera hanyuma rero ntabwo ndi bwirirwe ngorana akaririmbo nari bukaririmbe mbona muzana amafaranga none ndabona turaririmbana akaririmbo kavuga ngo inkurira nziba y'impamo bambwiye ko wanyitangiye ndahanyanyaza sinemera ngira ngo we ntabyakuzuye ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba ukawugwaho ugira ngo mbeho nkwiturike ko ntacyo mfite mukunzi mwiza nzi kunyumva abayisi mumfashe dukomeze mukunzi mwiza nzi kunyumva akishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akishimwe ngushimiye umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere
imva yawe irarangaye magingo aya, iz'abandi zarameze ibyatsi. Yesu we mukunzi mwiza nzi kunyumva, akira ishimwe ngushimiye. Aha, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akira ishimwe ngushimiye. Cyokora namumbaye kure, inyumba hafi mba nguhobeye, nkaguha imisaya itabarika, ariko ntacyo uzagaruka. Aho uri ni wowe umvugira, kubera urukundo nkunda mwami we, ugira ngo ntazarimbuka. Mukunzi mwiza nzi kunyumva. Abantu banejejwe n'ibi birori basohoye amaboko bajya gushimira. Mukunzi mwiza nzi kunyumva, akira ishimwe ngushimiye. Mukomere Imana amashyi. Byari uburyo bwo kugira ngo nyine badatanga aya mafaranga mukunjemo, ariko ubundi mwene izo ndirimbo ziririmba gake. Ubundi njyewe ndirimba mvuga ngo Imana nigutoranya ntawe uzagutunga intoki. Izo nizo mukanya ndagaruka mvuga ngo bazaruhira ubusa, ngira ngo numve ko mfitemo abantu bari buze kumfasha. Murakoze, Imana ibahe. Tubanze dukore iyi foto butari ndaririmba nanjye ndava hari uko bukeye, ariko mutahe. Turagushimira Uwiteka Mana yacu, tugushimira ibitangaza n'imirimo udukoreye, tugushimiye ubukwe bw'abana warinze, wawuteguye ukawugeza uyu munsi ukawusohoza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengera ibintu byose byo kunywa n'ibyo kurya biboneka ahantu kugira ngo byezwe nawe, kandi ugire neza nawe utabibonye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero bagihagaze hano, Timamu akira umugore muzimane, mufate ku rutugu. Abari hano namwe nimuhoze ibiganza dukoma amashyi menshi. Rekeraho. Hanyuma Betera nawe akira umugabo, babisengeye ibiraha byose bifite umugisha. Amashyi menshi, tereka hano.